Nyiricyubahiro Anoni Karidinali Kambanda, nyakubahwa umuyobozi uhagarariye Deya w'akarere ka Gasabo, abanyakubahwa mwese mwize hano muri imyaka 50 ishize ishuri rya Gacuriro ritangiye, bafatanyabikorwa batandukanye mwatumye ishuri ryiyubaka, bayobozi namwe barimo bayoboye iri shuri cyangwa se abariyobora ubu ngubu, nshuti namwe bashyitsi mwaturutse impande n'impande, banyeshuri namwe barezi, nimugire yubile nziza. Ijambo yubile risobanura igihe cy'ibyishimo. Yubile ni igihe cyo gusubiza amaso inyuma ukareba ibintu byose wahuye nabyo, byaba byiza cyangwa ibibi. Ibyiza ukabishimira Imana, ibibi nabyo ugasaba Imana ngo ibicubye kandi bizongere kubaho ukundi. Yubile ni igihe cyo kwisuzuma ukareba aho ugeze ugategura ahazaza. Yubile ni igihe cyo gutanga imbabazi no kwihatira gukora ibitunganye binyura Imana kandi bikubaka abantu, haba kuri roho no ku mubiri. Yubile ni igihe cyiza cyo gusoza. Yubile kandi ikaba igihe cyiza cyo gutangira. Hashize umwaka turi muri iyi yubile. Iyi mwaka watubereye umwaka w'ingabire nyinshi. Abanyeshuri turera bagera ku 1315. Abo banyeshuri bose muri uyu mwaka iyo umuntu abitegereje imbuto za yubile azibabonamo. Mu barimu 67 barera abanyeshuri umunsi ku munsi, nabo iyo bitegereje neza iyo ngabire uyibabonamo. Ndetse iyo witegereje ikigo cyacu cyane cyane urariya hakurya ureba ahangaha ko ameze, ukibuka umukungugu n'icyondo byabaga hano inyuma y'ishuri ryacu, muri uyu mwaka tubona ibyo byiza byose, amasengesho twavuze, indirimbo twaririmbye dusingiza Imana, Imana yagiye ibiha umugisha, ni ibisingirizwe. Nyiricyubahiro Antoine Karidinali Kambanda, nyakubahwa umuyobozi uhagarariye Deya w'akarere ka Gasabo, abarerewe muri iri shuri kera ndetse n'abaje gufata impamyabushobozi zabo, dutewe twese ishema n'ibyishimo n'uyu mwanya mwiza umwepiskopi wacu yatugeneye, akaza kwishimana natwe. Ibyishimo byiyongera kandi ku byo yagize igihe yahawe indangabubasha parium ari i Roma, hari ku itariki nk'iyi. Ntekereza ko mu guhitamo iyi tariki yifuje ko ibyo byishimo natwe bitugeraho. Bimushimire mumuha amashyi n'impundu. Turashimira mbere na mbere Imana yabagejeje aha, kandi turayisaba ngo muzahore muza kuduha umugisha no kutwubakamo icyubahiro kibereye abarezi bakwiriye kurerera Kiliziya y'u Rwanda, Kiliziya n'u Rwanda, abanyeshuri bashoboye kandi bashobotse. Ni icyubahiro gikomeye kuba twicaranye namwe ahangaha kuri uyu musozi wa Gacuriro. Kuva mu mwaka w'1973 iri shuri ryashingwa, ryiswe amazina menshi bishingiye ku mateka y'uburezi yaranze u Rwanda, n'ihindagurika ryiza ndetse n'iribi ryaranze amateka yacu muri rusange. Buri gihe ariko iryo hindagurika rigasigira icyiza iri shuri ryacu. Kuva mu ntangiriro kugeza uyu munsi, umurimo w'iri shuri ni uwo kwigisha imyuga
ubumenyi ngiro ndetse na tekinike. Niyo mpamvu mbere na mbere ryiswe Centre de Jeunes de Formation Professionnelle, aho bigishaga imyuga iciriritse urubyiruko rukomoka mu miryango y'Abanyarwanda bari bimuwe mu Kiyovu cy'abakire bakaza gutura hano, kuko icyo gihe hano hari igice gituwe n'abakene. Hamwe Masabo yaririmbye ukavuga ukire fata utwawe wimuki, bimukiraga ha leta ifata icyemezo cyo kwashyira ishuri kwa urwo rubyiruko ruhaje rubashe kugira icyo rwiga kizarubeshaho. Muri reforme yo mwaka w'igihumbi 1979 iri shuri ryiswe Serayi, Centre Rural Artisanal Intégré. Nimureba mu dukarine twabahaye tw'indirimbo murahasanga amateka, imibare y'abanyeshuri batandukanye banyuze ahangaha muri iyo myaka yose. Icyo gihe Serayi, iryo zina rya Serayi ryaje guhagarara bitewe n'amarorerwa yagwiriye u Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Nyuma ariko ishuri ntiryaheranwe kuko ryongera rigatangira, ritangira ryitwa CFJ, Centre de Formation de la Jeunesse. Iryo zina ishuri ryacu ryarihamanye imyaka myinshi, ndetse n'ubu ngubu nubwo abantu batangiye kugenda byibagirwa gake gake, niko abarangira abandi bavuga ko ugiye kuzana za muri CFJ. Ariko nkuko nakomeza kubivuga, mwaka w'ibihumbi 2010 nanone ryahinduye izina ryitwa VTC, Vocation Training Center. Icyo gihe ryari riragijwe Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo, nibo boherezaga abantu hano kuza kwiga, barangiza kwiga bakabaha akazi. Muri 2018 igihe habaga ivugururwa ry'amashuri cyane cyane ay'imyuga n'ubumenyi ngiro, iri shuri ryiswe TVET, bisobanura Technical Vocation Education and Training. Ubu rero muri uyu mwaka cyane cyane kuva mu kwezi kwa 10 umwaka ushize, iri shuri naryo ryongeye guhindura izina ryitwa Gacuriro Technical Secondary School. Izi mpinduka zose ziganisha heza. Niyo mpamvu abagore benshi nkuko mubibona kuri iyo depliya bahanyuze bakayigira bakakura ubumenyi, abagabo benshi bahanyuze bakayigira bakakura ubumenyi. Bose uko banyuze mu biganza by'iri shuri bakuye urufunguzo rw'ubukire. Abizaha kera nibo bakungu dusanga bakorera hitwa mu dukiriro two mu Rwanda, nibo kandi ba CEO ba za company zitandukanye zikomeye muri u Rwanda ndetse no mu mahanga, nibo bafite ubukungu bugaragarira amaso ndetse birumvikana nubwo ku mutima, kuko iri shuri ryamye iteka ryose riyoborwa n'abarayiki ariko nabihaye Imana. Jewe rero uvugira ijambo ndumwihaye Imana wa gatatu wayoboye iri shuri, kurikiye abafureri babiri bo mu muryango w'aba Yosefite. Akaba Umunyarwanda w'umuhanga wavuze ati umwana w'umufundi arabwirirwa ntabura ariko ntaburara. Niyo mpamvu abantu benshi ubu bihutira kwiga ibyerekeranye n'umwuga. Tugashima by'umwihariko bashiki bacu bigaragara ko muri ishuri bitabiriye cyane kwiga ibyerekeranye n'umwuga ndetse n'ubumenyi ngiro. Kugeza ubu iri shuri rifite abarimu 72. Muri abo barimu 72 harimo abagabo 40 n'abagore 32. Rikagira kandi n'abakozi bandi badufasha mu mirimo itandukanye mu kwita ku buzima bw'abanyeshuri,
kwita ku mutekano, kwita ku isuku, abakozi 13. Ubu uyu munsi muri iki kigo harimo abanyeshuri 968 barimo kwiga, bamwe bakora ibizami abandi biga. Undi mubare abanyeshuri 400 n'imisago bari muri stage mu imenyerezamwuga. Iri shuri kandi nk'uko bigaragara ni igisubizo ku bibazo bitandukanye byugarije igihugu cyacu. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 twihaye intego yo gukora muri iri shuri tugendera kuri ibintu bitatu. Icya mbere, gushaka abanyeshuri. Icya kabiri, kubaka ishuri tukarigira ryiza. Icya gatatu, gushimangira ireme ry'uburezi. Mu gushaka abanyeshuri twashatse abanyeshuri binyuze muri publicité, sensibilisation zitandukanye, kubyutsa umubano mwiza wacu hamwe n'ibigo duturanye ndetse n'ibigo by'abikora ku giti cyabo ndetse n'ibigo by'abaterankunga, no kugarura abari basanzwe kera bafashe ishuri. Twaharaniye kandi gukora ibikorwa byerekana isura nziza yuko bamwe batekerezaga kwiga hano higa abanyeshuri bananiwe kwiga cyangwa se abananiye ababyeyi babo. Ubu iyo sura twayikuyeho, hano haza kwiga abanyeshuri bashoboye kandi bashobotse. Twavuye ku banyeshuri rero 113 twari dufite icyo gihe mwaka wa 2020. Ubu tugeze ku banyeshuri 1347. Twavuye ku barimu 23 twari dufite icyo gihe, ubu tukaba tugeze ku barimu 72 nk'uko nabivuze muri aka kanya. Muri abarimu 72 harimo abarimu 57 boherejwe na leta n'abarimu 15 bahembwa n'ababyeyi ndetse n'ishuri bitewe n'ubumenyi butandukanye baza kwigisha abana bacu. Kubaka ishuri muri 2020 kandi dufite ibyumba 8 abanyeshuri bigiragamo. Nyuma twaje kubakirwa na leta ibyumba 9. Nyuma natwe ku bushobozi bwacu n'abanyeshuri twigisha tugerageza kwibakira ibyumba 15. Ubu twaba dufite ibyumba 32 twigiramo. Twifuza nibura ibindi byumba 18 kugira ngo umwaka utaha tuzabashe kwiga dutuje. Uko twigisha abanyeshuri baturuka impande zose z'igihugu, hagaragaye ko abakobwa benshi baza batugana baburaga aho bacumbika muri izi karitsiye zitwegereye, n'umutekano wabo tukawugirira impungenge. Bityo rero muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 na 2023 twiziritse umukanda twaka home ifite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri 220, home nshya abanyeshuri baryamamo neza bagasinzira bakogera ahantu heza n'ibindi bikorwa byose bituma ubuzima bugenda neza. Ibyo twarabikoze. Turifuza buhoro buhoro kuri ishuri ryacu ryazaba boarding mu bihe bizaza. Tukaba tubasaba ndetse n'uburenganzira ko twakwandikira inzego zibishinzwe kugira ngo tubone ubwo burenganzira ku buryo busesuye. Ku byerekeye uburezi bufite ireme, twakoranye n'akarere ka Gasabo ndetse na RTB, Rwanda TVET Board, baduha abarimu bashoboye. Buri gihembwe twahawe amahugurwa agendanye na metodology igezweho mu kwigisha, kandi abarimu bacu tubaha umwanya wo kwitabira amahugurwa yose ategurwa na Mineduc, RTB ndetse na NESA, ndetse n'ategurwa n'inzego z'ibanze. Kandi banahugurwa ku byerekeye umuco, siporo, uburere mboneragihugu n'iyobokamana ndetse n'imiyoborere icyitwa leadership. Abenshi muri bo rero biyambazwa kenshi mu gutegura ibizamini bya leta ndetse no kubikosora. Icyo kikaba inyungu ikomeye ku ishuri ryacu kuko abanyeshuri bacu baboneraho kumenya uburyo bagomba kwiga n'uburyo bagomba gutsinda. Ubu duteganya kubaha andi mahugurwa ajyanye n'umurongo mushya dushaka gushyira mu ishuri ryacu, umurongo witwa
school incubation izafasha abanyeshuri bacu gucengerwa neza n'ibyo biga cyane cyane mu bumenyi ngiro. Mu yandi magambo, twifuza kuvugurura no kongera ubushobozi za atelier zacu ku buryo umusaruro uvamo wubaka ishuri, ukubaka n'iza atelier, ariko nanone n'umunyeshuri biga mu ishuri ryacu akakura ubumenyi buhanitse. Turashimira Imana yaduhaye iri shuri. Turashimira leta idufasha muri byose, ishuri ryacu ryiyubake naryo kandi rihore mu ruhando rw'amashuri yese imihigo. Muri iyi myaka 2 ishize, kuva mwaka 2021 kugeza uyu munsi, turi ku isonga ry'andi mashuri yigisha imyuga hano mu mujyi wa Kigali. Twakiriye ibikombe byinshi mu myigishirize, mu mitsindire, mu bumenyi ngiro, muri siporo, mu bukerarugendo. Ishuri ryacu rirasurwa cyane kandi abatugana bahigira byinshi. Imana rero ni ibisingirizwe. Ariko hari n'undi muntu wabikoze nakundaga kurira kenshi iyo nitegerezaga iri shuri, cyane cyane nkihagera ko ryasaga. N'ubu ngubu turacyakomeza kuryitegereza, nkitegereza abarimu uko twakoranaga umunsi ku munsi, nkitegereza imbaga nyamwinshi y'urubyiruko yazaga itugana ishaka kugira ngo bakure uburere hano. Uwo muntu rero naririraga, n'ubu ndacyabikora. Uwo ni umubyeyi Bikira Mariya. Twaguze ishusho y'uwo mubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo. Twifuje ndetse no kugira tumwubakira muri iri shuri, ariko dutegereza uyu munsi kugira ngo tubisabire uburenganzira. Nyiricyubahiro mubyeyi wacu, turabasaba ko umwaka utaha ku itariki nk'iyi ngiyi mwazadufasha kuza kwimika uwo mubyeyi, ndetse byaba na ngombwa iri shuri ryacu ntiryitwe Gacuriro gusa, ahubwo rigahabwa n'izina ry'umutagatifu ugomba wari iteka ryose ritakambira. Reka rero nsoze ngira icyo mbasaba. Mbere na mbere ndabasaba umugisha. Uwo mugisha mbasaba niwo uzatuma tubasha mbere na mbere kubaka iri shuri uko tubisabwa. Twifuza biriya byumba 18 tugomba kubaka muri iyi myaka ikurikira. Ibyo rero ntitwabishobora leta itadufashije, ntitwabishobora ababyeyi batadufashije, ntitwabishobora abize hano muri iyi myaka 50 batadufashije, ntitwabishobora abanyeshuri biga hano batabishyizemo umuhati. Icya kabiri nsaba ni uburenganzira nyine bwo guhindura statut y'iri shuri, kugira ngo rye gukomezwa gusa kwitwa ishuri rirera ku manywa gusa, ahubwo rihabwa uburenganzira bwo abanyeshuri bagomba kwiga bacumbika muri iri shuri. Icya gatatu saba ni uko uyu muhanda niwuzura, abayobozi ba leta bari hano bazadukorera ubuvugizi ku bashinzwe transport. Hano haruguru hakaba umurongo wa bisi zizana abanyeshuri, bityo abanyeshuri baturuka impande n'impande bakajya bagera hano ku buryo bworoshye, bizabafasha. Icya nyuma rero nsaba ni ubufatanye bw'inzego zose zitandukanye nk'uko dukorana. Ndagira ngo uyu munsi mwe kuvuga muti Gacuriro yashaje gufite imyaka 50, ahubwo mbibutse ko Gacuriro uyu munsi ari bw'igitangira. Turusheho gufatikanya twubaka iri shuri maze rikomeze ryere imbuto nyinshi. Icyubahiro Antoine Cardinal Kambanda, Umuyobozi uhagarariye umuyobozi w'akarere ka Gasabo, abashyitsi bahire mwese mwaje muri ibirori, bifurije gukomeza kugubwa neza no kuzakomeza kugendera ishuri ryacu, natwe mu maboko yacu yiteguye kubakira. Murakarama. Murakoze. Padiri arakoze, umuyobozi w'ishuri, kandi mu by'ukuri muri imbwirwaruhame hakubiyemo byinshi.
nkumva rero tugomba kubishyira ku mutima kandi igikuru nuko turi kumwe na nyiricyubahiro Karidinali n'abandi bihaye Imana. Tuzi neza yuko Imana ariyo nkuru, nituba abanyarwanda beza tukaba abanyeshuri beza, umugisha wo turawufite, turi mu gihugu cyiza, nta mpamvu biri